abenshi muri mwebwe hano ni muri bato, ni nabyiza. Ntabwo politike y'irondabwoko ivangura n'amacakubiri yatumye jenoside yakorewe abatutsi baho ntimwayimenye kuko ntimwayivukiyemo. Ni amahirwe. Ni ukugira ngo rero abayimenye n'abatarayimenye turinde ibyiza u Rwanda rumaze kubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Ngo utazi yava ntamenye yajya, kandi ngo ntakabura imvano. Ni ngombwa rero nicyo iki kiganiro kiba kigamije. Uyu munsi ngitegura, nagiteguye ejo mu mutwe wanjye hamaze iminsi hazamo ingingo nyinshi numva nabaganirizaho. Icyemezo nagifashe ejo njyanisha ndajya mu mateka rwose ya kera. Impamvu yabinteye ni iyi. Impamvu yabinteye nuko hari ikiganiro kimaze iminsi cyaranyuze kuri radio imwe n'imwe ziriya zateye zivugira kuri YouTube, kivugwa n'umwanditsi umusizi witwa Gasimba François Xavier. Birashoboka ko muri mwebwe hari abantu bigishije, bambwiye ko atakigisha ariko yanditse ibitabo byinshi. Naramwumvise avuga ikiganiro, najyaga i Nyanza ahantu bitwa Nyabinyenga, numva ibintu avuze mpagarika imodoka kuko narikanze. Ntabwo nari nzi ko hari umuntu wize uri mu Rwanda umuhanga umaze imyaka ukigisha ushobora gutinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo yavuze. Yavuze iki? Mu by'ukuri yavuze ngo ibintu bibiri. Cyambere ngo manifeste, inyandiko ya manifeste y'abahutu yo muri 57 ngo nta kibi kirimo. Nta kibi kirimo. Mbanza kugira ngo sinumvise neza mpagarika imodoka kuko icyo kiganiro cyari cyabaye ku munsi wabanje abantu bakinyohereje, ndongera nsubiza inyuma ndabyumvishonyeshe. Icya kabiri ati yicwa ry'abatutsi muri za 59-60 nibo ba nyirabayazana. Ntiyakoresha iryo jambo, yavuze mu gifaransa ngo la violence appelle la violence, ngo bari barabanje gukorerwa urugomo abahutu rero ngo n'Imana z'u Rwanda bishe bihorera ubugome bw'abatutsi. Ariko se hari n'ibindi, ariko navuga nti ibi. Kandi yasobanuraga igitabo cye yanditse kinini, nagisabye Masozera barakinyohereje, ndiho ndagisoma sindakirangiza. Noneho icyo nicyo cyatumye ejo mfata icyemezo nti reka aba bantu b'inzego dushinzwe kuko no mateka tuyashinzwe nze kubaganiriza ku iyo nyandiko yitwa manifeste y'abahutu. Umwanditsi umuhanga witwa Gasimba uvuga ngo nta kibi kirimo, ni sibyo, ni ibinyoma. Iyo nyandiko reka tuyisesengure. Inyito yayo yose iri mu Gifaransa. Inyito iravuga ngo note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda. Naremereye kuba tumva Igifaransa ni kirekire, ariko nyisobaye muri Kinyarwanda ijambo kurindi nagerageje kutagira icyo mpindura pe. Iravuga ngo inyandiko ku ngingo y'imibanire ku kibazo cy'amoko ari mu Rwanda. Icya mbere kibi kirimo ni iri jambo bakoresha yitwa race. Mu Kinyarwanda race nta gisobanuro cyaryo kibaho, no kuryita amoko si cyo bivuga. Race kugira ngo musobanukirwe bivuga itsinda ry'abantu bafite ibyo bahuriyeho bonyine. Niba uvuze race hutu ubwo uvuze ko iyo race hutu idafite ikihuriyeho na race tutsi, ko race tutsi ifite ibiranga by'igihugu cyacu bidafite aho bihuriye n'indi race, ko race twa nayo ifite ibyayo biranga inkomoko isoko ryayo. Twagira nk'urubyiruko nicyo bivuga race. Amateka niho ubuzima bw'igihugu. Kuba rero muri etimology yayo iyo Dr. Jean Damascene yigisha kubeshya rero ko ngo abahutu abatutsi n'abatwa badafite inkomoko imwe abogamo, ariko badafite isoko imwe, ko kuryana badafite icyoko kimwe, imvano imwe. Yifuza yuko amateka cyangwa iryo nirondabwoko ritari mu muco nyarwanda, bitigeze riba no mu myumvire y'Abanyarwanda. Abanyarwanda biyumvaga ko ari bene Kanyarwanda, ntabwo bigeze biyumva ngo ni amoko atandukanye, ko abahutu bari ukwabo, abatutsi bakaba ukwabo, abatwa bakaba ukwabo, bamwe ngo bakaba bafite igihe baziye bakurikiye. No, cyacu ibyo byazanywe n'abazungu
abapadiri n'abamisiyoneri babyigisha abanyarwanda bize mu mashuri yabo tukagira uruhare ariko ntibyigeze biba mu myumvire mu myemerere y'abanyarwanda zose ko ari abantu batandukanye. niyo mpamvu ubona bamwe kuba rero iyi nyandiko yaraje ivuga ko abanyarwanda barimo rasi mu ijambo rasiyari nk'iyo abantu icyo cya mbere kibi bifuza kiri muri iyi nyandiko iby'igihugu cyacu nyakubahwa Profeseri Gasimba avuga ngo nta kitwaye wabonye igihugu cyacu kuza ufata abanyarwanda ukabagira abantu batandukanye kandi mu myumvire yabo mu mateka yabo bariyifashe nk'abantu bamwe bakomoka kuri Gihanga kuri bene Kanyarwanda bakemera Imana imwe ukavuga ko badahuye ngiki cya mbere kibi kirimo munyita ubwayo muri etimoloji imbere kandi umuturage umuntu yize indimi tugashyigikira yuko igihugu cyacu kigira umutekano aho rero ni ngombwa iterambere kigira rwose aho umuhumbi ni ngombwa bumeze neza ku buryo ndetse twese twicara tukavuga abazungu cyacu natwe baje mu tugeze Rwanda turacyifishimiye abambere kuko bahageze dufite umuyobozi hageze natwe ubu Kanti twavuga ko twishimiye ni Umudage ni ubwa mbere n'Umuporo mu gihugu cyacu dufite buriya umuyobozi Kanti niwe tugize sinzi niba umuperezida amasozera babyigisha hariya ushyira muri umuturage mize yabo. imbere Kanti niwe ushyira wandikiye ibikorwa abapadiri remezo bera by'umuturage b'Abagatolika imbere ubuvuzi yabanje ushyira kubabuza kuza mu Rwanda kuko yari umuporo umutekano imbere ibi noneho byose ntabwo amaze byabayeho kubamenyera ariko ubu noneho yandikira hari abantu bashaka umuyobozi w'abapadiri gusenya bera cyangwa se witwa guharabika Musenyeri igihugu Gerboin. batuka abayobozi ati batuka noneho ushobora umukuru w'igihugu kuza batuka abanyarwanda atariko ibyo rero icyo ntabwo twe ntabwo mukwiye twabyemera kuzakora niyo nimuhagera mpamvu ngewe muzarebe uko nshyigikira mwikiza yuko abatutsi izi iyo nyandiko mbwirwaruhame za muzayibohereza mu Dr Jean gifaransa uko imeze Damascene niyo ahubwo zajya zicishwa mu no mugambi ku wo mateleviziyo kw'abazungu igacizwa ahantu hose kandi hashoboka umuzungu wa mbere kugira ngo wahageze wabaye urubyiruko ishati yaba abatoya yumvisha yaba abakuru abapadiri yaba bava muri ababayeho gahunda mbere ya yabo jenoside cyangwa se kuza nyuma bareba yaho uko bazavanaho twese tugaharanira abatutsi kumenya amateka noneho bikatuvanamo gukuraho imbaraga umusinga nabyo no naze kumenya basobanura igihe ubumenyi nikigera buhagije nabyo bwo kugira ngo Musenyeri Karasi tugire uruhare n'abakoloni mu kubaka igihugu babyumvikanyeho cyacu bati kandi umusinga tugamije ntacyo gutanga dushobora umusanzu kuzamukorana, wacu mu tugomba iterambere kumukuraho. ry'igihugu barabyandikirana amabaruwa ndayafite bon ariko aho reka mpe mbihoreye abazungu bageze mu Rwanda baritegereje imibanire y'abantu babishyira mu nyandiko kandi kubishyira mu nyandiko byari muri misiyo yabo igihe nize mu iseminari y'abapadiri bera nagize neza kuko nabivuyemo nshigaje umwaka umwe ngo mbe padiri kari kabaye amahirwe mfite nuko banyigishije byinshi mfite ndabibakesha ariko ideoloji yabo harimo ideoloji mbi bagombaga rero muri misiyo bari bafite twiga n'isomo bita misiyoloji ryavugaga ngo kugira ngo mugende mushobore kuzigisha ivanjiri ya Yezu aho mugiye mugomba kwiga imico y'aho mugiye mugomba kwiga imiterere y'abo bantu mukamenya uko batekereza noneho mukazabahindura ejo bundi nahoze mbisobanura mu kiganiro nahaye abo mujyi wa Kigali bibuka Nyanza ya Kicukiro bavuga aho bita kuri Sera aho bita kuri Sera mwese murahazi hari hafi ya peyaje Sera icyo bisobanura ni impine bivuga Centre d'études des langues africaines Sera Centre d'études des langues africaines ni ikigo cyashinzwe n'abapadiri bera nyine kigamije kwigisha abazungu bakiza mu Rwanda kubigisha ururimi rw'ikinyarwanda kubigisha imico imiterere y'abanyarwanda byose naho babyigiraga kandi bene ibyo bigo byari mu bigo abapadiri bera bose bagiyemo bako barorganize cyane rwose icyo bakoraga rero bamaze kwiga iyo mico imiterere y'abanyarwanda barabyandikaga kugira ngo babimenye banazabyigishe banditse rero mu nyandiko zabo nta na hamwe bigeze berekana yuko abahuta abatutsi n'abatwa ko basanze ari abantu batandukanye no dore mbibasomere ibyabo bahingera ebyiri kuko ni nyinshi nabaha ariko urugero rwa mbere igitabo cya Padiri Robert Pages nkunda kumuvuga bajya bakurikira ibiganiro wenda ntanga mwitoro n'ahandi nicyo gitabo cya mbere cyasohotse cyanditswe n'abapadiri bera umupadiri wera yageze mu Rwanda mu mwaka w'1908 aba ku Nyundo niho habaye imyaka myinshi igitabo cya mbere cyanditse mu mwaka w'1933 umva yari amaze imyaka irenga 30 yo guseriva uko u Rwanda n'abanyarwanda bateye igitabo yakise Un royaume hamite au centre de l'Afrique dore uko yavuze ibirebana n'abahutu n'abatutsi ati umuhutu n'umututsi ni amagambo adahuye n'inyito zisobanura ubwoko nk'uko tubifata ahubwo ni inyito zerekana imibereho y'abantu ni amazina bahabwa ashingiye ku bukire n'imirimo bakora
ashingiye ku bategeka n'abategekwa. Umuyobozi w'ikirenga iyo abishatse atoranya ibyegera bye mu baturage b'abahinzi, bityo bagahinduka abatutsi kandi bagafatwa gutyo. Bivuze iki? Bivuze ko abahuta, abatutsi n'abatwa si amoko, ntabwo ari rasi. N'abazungu babivuga niko babisanze koko, bishingiye ku mibereho y'abantu, ku byiciro barimo, ku mirimo bakora, ku bukire n'ubukene. Kandi umuyobozi w'ikirenga n'uvuga umwami yari afite ububasha bwo kuba yagabira umuntu, yagabira umuturage agakira, iyo wakiraga witwaga umututsi. Nk'uko ubu ngubu abakire batwita ba bosi, niko bimeze. Icyo gihe nta mafaranga yabagaho, ubukire bwari inka. Wabaga atunze inka nyinshi, yabaga ari umututsi. Umututsi ivuga ubukire nicyo byasobanuraga, ntabwo byasobanuraga amoko. Mu myumvire y'Abanyarwanda amoko yari amoko gakondo. Nabwo kandi abazungu barimo witwa Marcel Deltefert mu gitabo cyise Le Clan yagaragaje ko amoko gakondo basanze mu Rwanda yari 18: Abega, Abanyiginya, Abasinga, Abaha, Abenengwe, Abacyaba. Kandi abo bose usanga Abahutu n'Abatutsi, kuko aya moko gakondo niyo yabanje mbere ya byose, yatangiranye n'Abanyarwanda. Iyo umunyarwanda w'umusinga cyangwa umucyaba cyangwa undi wese yageraga ahantu bakamubwira bati hara ni mu Basinga, yajyagayo akakirwa nk'umuvandimwe. Nta mumaze ngo ari umututsi cyangwa umuhutu, no, ni umusinga. Umugesera ugeze mu Bagesera yakirwa nk'Abagesera. Ngurwo u Rwanda uko rwari rumeze. Musenyeri Classe ni rwo rugero rundi ngiye kubaha, muri nyinshi zihari. Hari inyandiko yanditse mu mwaka 1935 yise ngo Un pays et trois races, isohoka mu kinyamakuru cyitwa Revue Grand Lac cyo muri Werurwe 1935. nari maze kubabwira. Dore uko avuga: bikwiye gushimangirwa ko buri gihe inyito umututsi bidasobanura inkomoko, ahubwo bisobanura icyiciro cy'imibereho, imiterere y'ubukire bushingiye cyane cyane ku nka. Uwo ari we wese w'umutware cyangwa w'umutunzi iteka bamwita umututsi. Ntabwo nkeneye gukomeza gutanga izindi ngero, ngira ngo birumvikana. Hanyuma se Gasimba araza azi, ubwo nicyo cya kabiri ngiye kugeraho, azi uburyo inyito umututsi, umutwa, umuhutu zakoreshejwe mu rwango, zivanywe zambuwe icyo zasobanuraga, zikashinga politika y'irondabwoko rigamije gukandamiza abatutsi no kubica, zigakoreshwa gutyo, ariko zambuwe uko zari ziteye arabizi. Ariko aje kubeshya ko ngo nta kibi cyari mu nyandiko y'abanditsi b'ingibi, abanditse ko Abanyarwanda atari bamwe, ko ngo nta kibi cyarimo. N'umwarimu wa kaminuza, twebwe rero turimo hano, hari abigisha za kaminuza, hari abazize. Niyo mpamvu natekereje mvuga nti iki kiganiro ngomba kukibabwira, nkabaha n'urugero rufatika rwumvikana, rutari ikintu cy'ikiganiro kiri mu kirere, kugira ngo twumve ko abazanye ideoloji ngengabitekerezo ya jenoside y'irondabwoko ryatumye interahamwe zivuka zikica abatutsi, mudakeka ko byarangiye. Hari abakibifite, cyangwa mudakeka ko ababifite bari mu mahanga gusa. Tugomba no gukomeza kurwana nabyo naho, no mu ntiti, abitwa intiti cyangwa impuguke. Bon, nta muntu rero, reka ngere ku ikosa rya kabiri, nkeka ko icyo cyumvikanye rwose. Ikosa rya kabiri cyangwa ikibi cya kabiri kirimo cyo kuvuga, cyo kutareba ububi bw'inyandiko ya manifeste y'Abahutu, ni ukutareba ingaruka yateye. Hari inyito yayo mwayumvise, ariko ingaruka y'inyandiko yateye, no kutumva icyo abayanditse bari bagamije, abayihimbye bakayisinya cyangwa bakayisinyisha abandi bari bafite icyo bagamije. Ntabwo ari inyandiko yahubutse gutyo gusa. Iyi nyandiko kuyandika byatangiye, ibitekerezo bizana irondabwoko byatangiye mu mwaka w'1956, kubera ko mu myaka y'1956 muri Afurika muri rusange, ariko naho mu karere k'ibiyaga bigari, muri Kongo, i Burundi, Tanzania, hari Abanyafurika barimo Patrice Lumumba, barimo Rwagasore, Gikomangoma, Rudahigwa, Nyerere, batangiye gutekereza ku bwigenge bwa Afurika. Bavuga bati Abanyafurika tumaze kugira ubukure, natwe tugomba kwigenga, ubukoroni bukagenda. Noneho umwami Rudahigwa na bamwe mu bari bagize inama nkuru y'igihugu
inama nkuru y'igihugu yakoreraga ibwami yari nka sena y'iki gihe, batangira no gutekereza uburyo nabo basaba ubwigenge bw'u Rwanda. Bandika inyandiko rero, banditse inyandiko bandikiraga Ababiligi, bayita mise au point. Mise au point ni nko kuvuga ngo uko tubyumva, uko tubibona. Muri mise au point basabaga ibintu ibikwiye kwitabwaho, basabaga ibintu nka bitatu. Cyambere mu miyoborere basabaga ubwigenge bw'igihugu, cyo cyambere cyari gikomeye basabaga. Bagasaba gushyiraho gahunda iteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage bose. Bagasaba gukuraho indangamuntu zirimo amoko no kureka gukoresha ijambo ubwoko bandikaga mu ndangamuntu. Bagasaba ko umwami n'inama nkuru y'igihugu bikwiye guhabwa ububasha bwisumbuye mu miyoborere, kuko umwami bari baramwambuye ububasha bwe n'itorero barariciye. Bagasaba ko mu burezi hakwiye kujyaho ibintu bibiri. Icyambere gushyiraho amashuri menshi abana bose bashobora kwigamo nta kuvangura, kuko mu myaka ya mbere abazungu batoranyaga cyane cyane abana bavanye mu miryango imwe n'imwe y'abatutsi, si mu batutsi bose, babavanaga cyane cyane mu banyiginya no mu bega. Abatutsi bari ku ngoma, abana bo bakaba bashyira mu mashuri, abandi bose bagasigara. Ibi basabaga ko bivaho. Bagasaba kandi yuko u Rwanda ruhabwa kaminuza. Nta kaminuza yabaga mu Rwanda icyo gihe, kaminuza yabaga muri Kongo. Kaminuza ya mbere abazungu bayubatse Lubumbashi, u Rwanda nta rwageraga icyo gihe. Mwumva ko basabaga ibintu bizima. Ibi rero abakoroni babyumvise ntabwo babishubije. Inyandiko ya mise au point ntibigeze bayisubiza, ahubwo bashyigikiye itsinda rindi ry'abahutu bize mu iseminari, baba ari bo bandika inyandiko yiswe manifeste y'abahutu igamije gusubiza ya mise au point. Ariko noneho no mu gushinga iryo tsinda, inyandiko yanditswe n'abapadiri b'i Kabgayi, Padiri Dejemepe afashwa na Eugène Renote. Eugène Renote yari i Nyanza muri Collège ya Kristo Roi, Arthur Dejemepe ari i Kabgayi na Musenyeri Perodin. Noneho bashyiraho iri tsinda ry'abahutu bari bizeye bazi benshi cyane bakoraga i Kabgayi. Noneho babandikira inyandiko banabumvisha yuko bagomba kubafasha bakavanaho abatutsi bari mu nzego, ni ukuvuga abatutsi bari barize bigishijwe n'abantu, bagashyira parime hutu n'abahutu ku butegetsi. Babandikira iyo nyandiko, inyandiko barayibandikira bayibashyirira aho ngaho, ariko ifite intego. Iyo ntego rero kwari ukuvuga ko ari abahutu bagomba gusimbura abatutsi ku butegetsi. Byoroshye mbyite gutyo. Nguko uko ikibazo cyari cy'imiyoborere y'u Rwanda mibi bagihinduye icy'amoko yo guhangana kw'abahutu n'abatutsi, kandi bitari byo. Ikibazo nyacyo cyari imikorere mibi y'ubukoroni bwakandamije abanyarwanda, ntabwo cyari cy'abanyarwanda ubwabo. Aba bantu rero icyo bagombaga guhindura ni iyo mikorere mibi y'ubukoroni. Iyo babyumva gutyo, nta rwibutso nk'urwa Gisozi ruba ruhari, ntituba turi muri iki gikorwa, kuko nta jenoside iba yarabayeho. Nanababwiraga yuko ntabwo ari abatutsi bose bajyanywe mu mashuri. Narebye nsanga nko mu bashefu bariho muri 57 iki gihe inyandiko yandikwa, abashefu bari 45. Mwaba bashefu 45, abashefu ni nk'abameya b'iki gihe, kugira ngo mwumve inyandiko nako terme. Mwabashefu 45, 31 bari abanyiginya. None ubwo ko bahwanye na 68 n'ibice 5%, abega bari 11 n'ibice 2%. Bivuze ko cya kindi cyitwa ubutegetsi ntabwo cyari kikube n'abatutsi bose, bwari umubega n'abanyiginya. Ariko aba baparime hutu babitiriye ngo abatutsi bakandamije abahutu. Murabyumva ko ibi nabyo bitari byo. Ibi kandi manifeste y'abahutu nibyivuga, ya yindi ngo idafite ikitwaye. Bon, abo bantu rero bayisinye n'abantu 9, ariko bayanditse maze kubibabwira nabo padiri 2. Abantu bayisinye 9 muri bo bari 7 bavukaga muri prefecture ya Gitarama. Umva ko baravuka hamwe. 2 nibo bonyine bavukaga i Butare, Joseph Habyarimana Gitera n'uwitwa Isidore Nzeyimana. Ubwo ndababwira isano bari bafitanye abantu. Uretse naba bavukaga i Butare, Gitera yari umukozi wa Kiliziya Gatolika, yari bamwitaga trésorier général adjoint, ni ukuvuga yari umubitsi wungirije wa vicariat ya Kabgayi.
umubitsi ni nk'uwakugira inyito niyese ni nka PS wa ministeri ariko uri chief budget manager, yari chief budget manager wa vicariat ya Kabgayi. Kugira ngo mwumve vicariat ya Kabgayi icyo ari cyo, mudakeka ko ari diocese nk'iy'ubu ngubu. Icyo gihe vicariat ya Kabgayi yaturukaga ku Rusumo ikagenda ikagera mu ishyamba rya Nyungwe, aho akarere ka Nyamasheke kagabanira na Kanyamagara. Aha hose turi Kigali, za Rulindo hariya, Gitarama, Gikongoro, nabaza uturere vicariat ya Kabgayi yari ibumbyemo ni uturere 18. Mwumve ko rero yari ifite power ikomeye. Gitera niwe wari trésorier général ajwe, umubitsi mukuru wungirije, yari afite amafaranga. Ndetse icyo ntimwari mukizi mu muzi ku nyandiko z'urwango, buriya Gitera niwe munyarwanda wa mbere kuko yarakize, niwe munyarwanda wa mbere wahaye umuzungu akazi muri entreprise ye. Umuzungu witwaga Hubeni. Noneho yarakize rero Gitera. Mwumve ko ntabwo yanditse inyandiko nk'umuntu usanzwe, yanditse nk'umuntu wize mu seminari ariko n'umukozi wa Kiliziya Gatolika. Nagira ngo mucyumve, ntabwo ni gishya kuri benshi. Ikindi bahuriragaho rero aba bantu banahuriraga mu miryango, mu mashyirahamwe. Amashyirahamwe hari ibyo maze gufata cyane kuko twarivuze kenshi, iryitwa Mouvement Social Muhutu, ihuriro riharanira iterambere ry'abahutu, bagahurira mu ishyirahamwe ryitwa Trafipro, bagahurira mu muryango wa Kiliziya Gatolika witwaga Regio Maria. Ibi byose byari bikabgayi. Iyo rero babaga bari mu kiruko cya saa sita baganiraga politike, baba bari mu misa bakaganira iyi politike, baba bari muri iyi miryango mu nama zayo bakaganira politike. Ibi byose rero ni ikabgayi, niho byandikiwe, niho byakorewe. Murumva iyo ntego uko yari imeze. Ikindi bahuriragamo abenshi, cyane cyane Kayibanda yakoresheje strategy yo kwinjira mu mashyirahamwe menshi ayabera umuyobozi. Yabaye umuyobozi wa kinyamateka, noneho agakoresha inyandiko za kinyamateka mu gukwiza ibitekerezo bya Parimehutu n'ibyo manifeste y'abahutu yavugaga. Yabaye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarimu, Association des Moniteurs, ryari rifite ikinyamakuru cyitwaga Kurerera Imana. None inyandiko z'ikinyamakuru cyitwa Kurerera Imana zikaza zigisha ibi bya manifeste y'abahutu. Inama zihuza abarimu kandi abarimu babaga bafite ababahagarariye, bakava hose mu Rwanda bagahurira i Kabgayi. Kabgayi yabaye centre ikomeye, center of gravity ya genocide y'intangiro yayo ni Kabgayi. Abarimu bavuye igihugu cyose bakazi Kabgayi, inama bakazikora, bakigishwa n'ibingibi irondabwoko. Iza Trafipro zikabera i Kabgayi bakabyiga, Regio Maria bakabyiga, gutyo gutyo. N'idini ririmo. Hanyuma ibyo byose byatumaga bikwira mu Banyarwanda. Nahoze ndeba Noella na Tofira baturirimbira izi ndirimbo z'ababyeyi babo. Aba Parimehutu nabo nasobanuye kenshi uburyo bakoresheje itorero ry'abanyuramatwi. Mwarabifashe ni byiza, njye mbona n'abakozi ba minumwe barabisobanura neza. It's good, ni byiza. Ariko buriya izi ndirimbo z'urukundo no gusingiza u Rwanda ababyeyi ba Noella baririmbaga, twe twakuze batwigisha za Parimehutu kandi ziri mu Rwango. Uyu mwaka haraho nagiye nziririmbira abantu. Leta y'Abatutsi ijya kurangira, hishwe Musinga, hicwa Rwabugiri, uw'imperuka yabo yabaye Rukabu, iyumvira umurego wa Parimehutu. Utazumuhuta ajya reba Rwasibo, kandagira ubufundu abume n'umutwe, iyumvira umurego wa Parimehutu. Arapfa na Mutembe w'igikomangoma, ko yishwe na Nyabyenda w'umuporosoma, iyumvira umurego wa Parimehutu. N'izindi. Ariko murumva urwo rwango, iyo yitwa umurego wa Parimehutu, tukaza turi muri primaire, abarimu witwa ba Munyempara n'abandi bakazigisha abana. Abantu bakuze bigishwa ibingibi, bariya Abahutu mubona babaye abicanyi, nuko n'uru rwango bigishijwe. Abafaransa baravuga ngo l'homme n'est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Bon, abo bantu ngo umwana avuka ari mwiza
yangizwa na sosiyete akuriyemo. Bikindi niba yarakuriye mu muryango umwigisha umurego wa parimehutu, akumva ko umuparimehutu no kwica ari ubutwara ari ishyaka, ntabwo bikindi azaba umuntu muzima. Barayagwiza niba yarakuze atyo, Kambanda agakora atyo, ni ibibazafata. Naha byavuye, urwango rwarigishijwe, ntabwo rwahubutse, ntabwo ari impanuka saksida, ntabwo ko n'umugambi nijyana migambi. Uyu muntu bababwira ngo witwa Rwasibo ngo akandagira ubufunda akabumena umutwe, biranyorera kubisobanura uko ni iwacu. Rwasibo ari mu bantu batangije izi nyandiko z'urwango za manifesto y'abahutu. Ni umunyagitarama hari ahantu bita Mushubati. Mu mwaka wa 1959 ababirigi na parimehutu bashyizeho gahunda, basanze agace ka ubwo bufundu ni akarere ka Nyamagabe, ahari imirenge ya Cyanika, Kaduha n'ahandi, hariya za Murambi ziri, kugira ngo bashobore gusenya ubufundu n'ubunyambiriri ndetse na Strida. Abashefu b'abatutsi barabishe, abatishwe barahunga. Noneho muri 1959 mu kwezi kwa 12 bajyanayo abashefu ba parimehutu bavanye Gitarama. Rwasibo rero bamuvanye Gitarama bamujyana gutegeka ubufundu, asimbura witwa Zimurinda wari umaze guhunga agiye i Burundi. Zimurinda yari umututsi. Rwasibo azanwa mu bufundu. Ubwo bufundu ni hariya imuramba aho urwibutso ruri, kugira ngo bahikerekezo. Ibunyambiriri ni Kaduha. Ibunyambiriri yari sheferi ya Ibunyambiriri iri muri teritwari ya Nyanza, nayo irimo abatutsi benshi. Parimehutu itahiganje. Kugira ngo parimehutu ishobore kuhagera, shefu Birasa nawe yaramaze guhunga, bajyanayo umushefu wundi bavanye witwa Gashagaza, bavanye Gitarama nawe w'umuparimehutu ugiye gushinga parimehutu Ibunyambiriri. Nuko rero abanyabufundu bahageze, abo parimehutu bavuye Gitarama, nuko bahimbye iyo ndirimbo ibigisha ko haje umuhutu uje kubereka umuhutu nyawe. Ngo utazi umuhutu ajya areba Rwasibo akandagira ubufunda akabumena umutwe. Nicyo bivuga. Bivuze ko umuhutu uvukiye mu bufundu azaza bati dore Rwasibo yavuye Gitarama aje kubahindura, aje kuba umucunguzi wanyu. Donc umubano ngana ufatanye n'abatutsi ni mubureke. Ibyo bikaba ibigwi. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi b'Igitwe, itorero ryabo muri icyo gihe ryahimbiye indirimbo Kayibanda, rigeranya Kayibanda n'umucunguzi Imana yohereje ngo aze gucungura abahutu. Bamugiranya na Musa, ni itorero ry'abadivantiste. Perezida Kayibanda we, uwo niwe Imana yatumye, iti Kayibanda ugenda ushinge pariti, maze ukura abana banjye mu buja. Bon, baragereranya Kayibanda na Musa cyangwa Mose bitewe naho musengera. Musa Imana yamuhereje ngo kujya kuvana abayisirayeli mu Misiri. Umva bya bisigisigi by'iseminari biracyandimo ntibiranaho birajya. Noneho Musa aragenda bakura mu bucakara bw'abanyegiputa cyangwa abanyamisiri abagarura mu gihugu Imana yatoye. Noneho ubwo kubyigisha abahutu biravuga ngo Kayibanda n'abaparimehutu be, abo bagitera ba Rwasibo bagashagaza bazanye ni nka Musa Imana yahaye abahutu ngo ibavane mu bucakara bw'abatutsi n'ubugome bw'abatutsi, bikaririmbwa no mu idini sigaturika gusa. Ejo bundi nzagikirinda naho nzababwira ibyabo wa gatandatu. Ntaho byasize. Njye mbabwira mwe abasenga bavuga nti mwitondera amadini, hari abajya banyataka ngo ntacyo nyatwaye, amadini aremewe, imyemerere iremewe. Icyo mvuga ni uvuga ngo musenge ababishaka kuko n'uburenganzira, ariko mumenye icyo amadini yakoze n'ibyo yakoreshejwe. Hanyuma noneho mugire icyerekezo kizima n'amadini akoreshwe neza, akoreshwe yubaka, yigisha urukundo, kandi rwa rukundo rujye mu bikorwa. Kuko urukundo jewe nakuze mbona n'abapadiri, mbona n'abapasiteri, rwari urukundo rwo mu magambo, nta rwagiye mu bikorwa, never. Umpakanya zanza n'ibimenyetso tugendeho ndabibaha, ariko ndabibaha ku mugaragaro. Aha rero aba bantu, iri ronda bwoko ryavuye muri ya nyandiko, niyo nkomoko manifesto y'abahutu, niyo gitera niyo nkomoko rwose, niyo gitera udashaka kwibona cyo
aribeshya tout simplement aribeshya. Bimaze rero gucengera irondabwoko rimaze kujyamo rwose, ryashyizwe mu nyandiko rishyirwa mu ndirimbo. Reka mbaho urugero rw'inyandiko ya Gitera mwamaze kumenyera zimwe na zimwe. B'Abanyarwanda bibonaga nk'abene Kanyarwanda bahuje umuryango, bahuje igihugu. Kayibanda, Gitera, Makuza, Rugira n'abandi benshi bose abanyaparimutu baza bigisha ko atari bamwe. Inyandiko imwe ya Gitera yanditse ku itariki 27 z'ukwa 9 1959 yise ngo umunsi mukuru w'ibohorwa ry'abahutu ku ngoyi y'ubuja bw'abatutsi mu Rwanda. Ufashe iyo nyito nayo ukayegeranya na manifeste y'abahutu, yise ngo umunsi mukuru w'ibohorwa ry'abahutu ku ngoyi y'ubuja bw'abatutsi mu Rwanda. No kuvuga ko ufasha abatutsi bose bagize babi bashyize abahutu ku ngoyi y'ubuja. Ufasha abahutu bose nabo ubashyizeho ko bose barenganyijwe kandi barenganyijwe n'abatutsi. Nyamara iki gihe Gitera yandika inyandiko no mu bashefu n'abasushefu bamwe bari bakeya, nibo bari bake ku batutsi, ibyo nibyo. Ariko Rudahigwa yari yarabashyizemo. Sushefu Mbonyumutwa Dominico yari yahawe akazi n'umwami Rudahigwa ayobora susheferi ya Ndiza ku Ndiza. Baritazari bica mu mpaka yari sushefu mu Ruhengeri. Otto Rusingizane nuko n'abandi. Ubusa abahutu nabo bari baragowe, bari ku ngoyi. Ariko mwumve ko Gitera bose arabashyira mu gatebo kamwe. Irero ni ikosa rikomeye kuba barafashe abatutsi bose bakabitirira ko bagiriye n'abahutu, babashyize ku ngoyi, banakoreshaga amagambo mabi cyane ko kandi n'abahutu bose bagowe babitewe n'abatutsi ko bagomba kwishyira hamwe bakarwanya ababatutsi b'abanzi babo. Mwumve iyo ngengabitekerezo nimbi kandi niyo aba bantu bigishije. Dore inyandiko ya Gitera rero ndayisoma gusa. Batutsi bagatutsi, mwarishe, mwarasahuye, mwarabambye, mwatanze imiranzi y'abahutu, muri birura ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, mwarahotoye, mwaranize, mwarakandagiye, mwicariye abahutu, murababisha ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, mwarambuye, mwaranyaze, mwaratwitse, mwisha abahutu rubi, murabanzi ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, mwicishije icumu, inkota, icyuma, amarozi nibyo mugiye kwicishwa. Mwarakandagiye, mwaricariye, mukandagiwe mwicariye ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, urwo mwisha abahutu nirwo mugiye gupfa. U Rwanda rwose rurabanze, mugiye guhorwa ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, murashaka kwigenga ni mwigenga ukwanyu, abahutu bazigenga ukwabo, muri abakomunisite, muri ababuramana. Abahutu tuzakomeza yacu, bagatutsi mwe ni mugende rwiza. Batutsi bagatutsi, kuva ubu duciye ukwacu ni muco ukwanyu, ntituvanze turavanguye, ni mwigenge twigenge, bagatutsi mwe ni mugende rwiza. Bahutu bagahutu mwe mwigenge inyuma y'ibirura, barashaka namwe kubarya, bashaho umwe ni bagende rwiza. Okay, ndekya. Iyi nyandiko iri kuri page imwe gusa, ariko inshuro Batutsi bagatutsi garukamo akabangiza noneho bita ni ibirura mwagize gute, akayigarukaho iyo nyito yo gutongera. Noneho arasoza noneho aho gutumwa abahutu ati barashaka kwigenga nibigenga ukwabo, namwe nimwigenga ukwanyu, n'Imana nimugiri yanyu nabo nibagiri yabo, ati nibagende rwiza. Inyandiko nk'izi murumva niyo ku itariki 27 Nzeri 1959. Nta rwego na rumwe rwabo rwa leta, rwabo rwa kiliziya, rwabo rw'ahandi rwigeze rwamagana Gitera ngo rwamagane Kayibanda, rwamagana izi nyandiko, bavuga bati izi nyandiko niziveho nibakurikiranwe. Iyo biba ntabwo urwango ruba rwarakwiriye, nta ngengabitekerezo ya jenoside barabayeho, nta jenoside iba yarabaye, urwango rwarabibwe. Murumva urugero kandi n'uruko rureshya nuko rungana. Ibi rero mutabyumvise ngo twebwe abakuru twagize n'amahirwe yo kwiga tureka kwibasobanurira, ntacyo twaba turodukora, ntacyo. Reka njye ku musozo no kurambirana cyane kugira ngo byumvikane.
mu myaka ya 1993 birantwara akanya gatoya, uru rwango rwari rwaramaze kubibwa muri ubwo buryo rwarabyukijwe. Inkotanyi zitangiye urugamba rwo kubohora igihugu ntabwo ari ugutera, ntukavuge ngo zarateye, hateruje kugira nabi. Ni urugamba rwo kubohora igihugu kubera aka karengane n'urwango. Nanumvise na bari donasiyo haravuga ngo turi mu muhango. Uyu si umuhango, iki ni igikorwa cyo kwibuka. Umuhango ni akantu ko kwikiza kadafite icyo gasobanura. Cyangwa Nyirahonora nawe niwe muto yavuga ati inzira y'umusaraba. No, inzira y'umusaraba ni amahitamo Imana yahisemo ngo yohereza Yezu ngo aze kuturokora. Yabihisemo. Ntabwo abatutsi bigeze baremerwa kuzarimburwa, ntabwo bahisemo gukorerwa jenoside. Inzira y'umusaraba ari amahitamo. Oya, ni inzira ya jenoside, ni jenoside. Mujye mutinyuka, twigisha ntibavuga ibintu mujye bivuga uko byitwa. Kanyuze ku ruhande. Iri ronda bwoko bararyigishijwe. Noneho ngiye kubaha urugero na none muzo muzi, ishyaka ryitwa CDR, Coalition pour la défense de la République, ryitaga ngo ni ishyaka rya rubanda nyamwinshi. Iri shyaka rya rubanda nyamwinshi byavugaga abahutu, ryashingiwe kugira ngo rirwanye amahoro, rirwanye imishyikirano yarusha hagati ya FPR Inkotanyi na leta ya Habyarimana, yari igamije guhagarika intambara, kuzana demokarasi mu Rwanda no kubaka amahoro mu gihugu arambye. Bo baza baje kubirwanya, bashaka kugaruka kuri rironda bwoko rya Gitera na Parime Hutu, kugaruka kuri ya manifeste y'abahutu. Bakoze amatangazo menshi cyane, menshi. Minisitiri Abdallah, ngiye kuguha urugero rwa hari iwanyu. Mu byo bigishije kugira ngo CDR igire abayoboke, bakoraga amatangazo agenewe abahutu, birumvikana ko nibo yabwiraga. Noneho bahembye ikinyoma cyo kuvuga ko FPR ngo yica abahutu, bakanavuga n'abahutu yicaga muri buri komine. Niza kukubwira komine ndaguhenye, itangazo ryari ryanditse komine, bavugaga ko ni itangazo ku itariki 19 Gashyantare 1992, rikavuga ko FPR Inkotanyi ngo yishe abahutu wumve 800 mu mujyi wa Ruhengeri. Umujyi wa Ruhengeri wari utarakura nk'ubu ngubu. Tukizo hano uhisha abahutu 800, wabahamba hehe, byagenda bite? Turi muri Gashyantare 1992, ariko ndaza kukubwira impamvu iri tangazo barisohoye muri uko kwezi. Noneho bakavuga ko muko kwezi kwa Gashyantare 1993 ko muri komine Kidaho hishwe 2000, abahutu 2000 muri komine Kidaho. Komine karakantu gatoya, komine yari nka ni segiteri y'ubu ngubu, cyangwa se hari na segiteri ifite komine ebyiri. Abahutu 2000 ni benshi cyane muri komine Kidaho, ubwo ni hari hafi ya urenze Musanze uri hujya Nkumba. Bakavuga ko yishe 800 muri komine Nkumba, 500 muri komine Kinigi iwanyu. Noneho ngo na 800 muri komine Nyarutovu. Ukwezi kumwe Gashyantare 1993. Nabateranyije abantu usanga ni abahutu 2700. Bitiraga ko FPR Inkotanyi yabishe 2700 muri komine nye, ntibishoboka rwose. Ariko muri uku kwezi kwa 293, impamvu CDR yasohoye itangazo nuko mu Rwanda hari komisiyo y'impuguke mpuzamahanga zoherejwe n'imiryango 5 iharanira uburenganzira bwa muntu, zari ziyobowe n'umunyafaransa witwa Jean Carbonari, zirimo Barison de Forge, ba Philippe Dahinde n'abandi. Impuguke zoherejwe n'umuryango komisiyo ONG 5 mpuzamahanga, ziriho zikora iperereza mu Rwanda ku bwicanyi bwakozwe na leta. Harimo icwa ry'Abagogwe, mu Rwankeri, Nkuri, mwaya makomine tuvuga. Nuko rero CDR yabyanditse ibyitirira ko ngo nabahutu bishwe n'Inkotanyi. Ibisohora icyo nuko yagira ngo ibeshye ikwiza iki kinyoma, iyi komisiyo ibyemere gutyo. Nicyo yari igamije. Hanyuma ubwo CDR iza noneho gusohora irindi tangazo ribwira noneho n'abahutu bakibuye na Cyangugu ko nabo bakwiye kuryamira amajanja, ko Inkotanyi zitari mu Ruhengeri na Byumba gusa, ahubwo ko na Byumba nako na Cyangugu na Kibuye zihari kandi zifite umugambi wo kuzaza kwica abahutu. Ko abahutu bakwiye kwishyira hamwe bakarwanya abatutsi baho, kuko abatutsi ari ibyitso by'Inkotanyi. Bararyandika ku itariki 20 Gashyantare 1993 bati ishyaka CDR
rimaze kumenya ko umutwe w'inkotanyi ugiye kugaba ikindi gitero mu Rwanda kizaza giturutse mu Bweyeye muri Cyangugu. Icyo gitero kigamije gufata perefegitura ya Cyangugu n'iya Kibuye, bityo inkotanyi zikaboneraho kwigarurira Gisenyi ziturutse ku Kibuye, zinabifashijwemo n'ikindi gitero cy'ingabo za Museveni zizanyura mu Birunga. Nibyo yavugaga, avuga uburyo Bizimungu Dieudonné nyine bamuregaga bati iyo ndirimbo waririmbye kwari kuburira inkotanyi, nyama ntabwo byari bihuriye na buke. Ati ishyaka Sederi ryongeye gusaba imbaga y'abanyarwanda bakunda igihugu cyabo, imbaga nyamwinshi, kwamagana byimazeyo amashyaka PSD, PR na PDC yiyemeje kurimbura rubanda nyamwinshi afatanyije n'inyenzi inkotanyi. Ibi bya rubanda nyamwinshi by'umugambi ngo FPR yari ifite ngo kurimbura abahutu ni ideology yakwijwe mu rubyiruko rwinshi cyane, benshi buriya bagiye mu ntera hamwe babyemera batya da ko FPR ngo ifite gahunda yo kurimbura abahutu, bagiye bazi ko bagiye kwirengera no kutazicwa. Kumabiriza urubyiruko rubeshya birashoboka, ari leta ibikoze rwose, nkuko kwigisha neza urubyiruko ukarura icyerekezo cyiza bikunda. Ndetse nahoze ndeba kare mu gitondo nshaka ingero ndi bubahe, noneho nza kujya muri za dokima mfite, nsanga mfite inyandiko ijyanye na projet y'ubuhinzi n'ubworozi yakoreraga muri komine 3 za perefegitura Ruhengeri, komine Cyabingo, Ndusu na Gatonde. Ubwo ni agace kamwe ka Gakenke na Musanze. Iyi projet y'ubuhinzi n'ubworozi yahabwaga inkunga n'Abadage, yitwaga Siga. Siga ni impine ya Cyabingo, Gatonde, Ndusu. Noneho bandikaga ikinyamakuru, bafata ikinyamakuru cyitwaga Tuganire. Icyo kinyamakuru cyaba Tuganire nimero ya 17 yo mwaka wa 1991, harimo inyandiko ifite inyito ivuga ngo twishingira amashyirahamwe dore ko ariyo mizero ya rubanda nyamwinshi. Twishingira amashyirahamwe dore ko ariyo mizero ya rubanda nyamwinshi. Mwumvise ko rubanda nyamwinshi icyo byavugaga abahutu. Kandi uyu ni umushinga w'iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Minagri, umushinga wa Minagri, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ukorera muri komine 3 Gatonde, Ndusu na Cyabingo. Ariko inyandiko wandika igenewe abaturage bose b'iyo komine, abahutu, abatutsi n'abatwa, bariho baravuga ngo bashinga amashyirahamwe ya rubanda nyamwinshi. Turi muri 91, numva ko na projet igenewe guteza imbere abaturage bose iraza, iri muri ya myumvire ya rubanda nyamwinshi, icyiciro kimwe gusa cy'abanyarwanda. Ibi rero ni nabyo mubona n'ubu ngubu musanga n'ubu haracyashingwa amashyirahamwe ashingiye kuri irironda bwoko, kuri aka kantu ko kwironda ku rwango. Iyo ndebye hari abakozi ba Minubumwe bashinzwe ikusanya makuru ku byandikwa ku mbuga nkoranyambaga, iyo bankoreye raporo ya buri cyumweru y'ibyanditswe, usanga n'utudutsiko dushingiye ku bisigisi by'irironda bwoko n'urwango bakuriyemo. Bishyize hamwe batyo. Niyo murebye n'amashyirahamwe abantu babi bashinga hano mu Rwanda, ngo FDI inkingi, Darufu Murinzi, utwo twose dushingiye kuri irironda bwoko. Wabivuga natanga ikiganiro n'ubu haraba hari ngiye guha umugati, ejo barabyuka bajya kuri YouTube bati Bizimana yavuze Ingabire. Ingabire ni umwere yamubeshyeye. Ingabire muribuka aza hano mu Rwanda, ijambo rya mbere yavuze yabanje kuza ku rwibutso, ati hano hashyinguye abatutsi ariko abahutu bishwe n'inkotanyi ntabo mbona. Agashinyaguro, ikinyoma. Iyo myemerere ni cyo ifite na n'ubu, ntabwo umuntu yahindutse. Nyina Dusabe Tereza yishe impinja mu ivuriro muri centre de santé rya Butamwa aho yakoraga, utwana akabyaza ababyeyi, agafata impinja agahonda ku nkuta. Umukobwa we icyane gatozi, by the way, byo ndabyemera nako bimeze, ariko kuri Ingabire ntabwo ikiri gatozi kuko yaje ingengabitekerezo ya nyina arayifite, yabigaragarije aha ku rwibutso rwa Kigali. Ariko noneho no mu mikorere ye ya buri munsi, inkiko zimuhamya ibyaha,
nagiye nkurikirana ibiganiro byinshi bya Dr Jean Damascene asaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika ku gihano nsanga hari byinshi dufite tugomba kwiga cyane cyane ku mateka y'igihugu cyacu. asohoka mu igororero nsanga yageze hanze nk'urubyiruko cyangwa se abakiri batoya yewe n'abakuru hari byinshi tugomba kumenya ku mateka kugira ngo dufashe igihugu cyacu mu nzira y'iterambere. Inzira y'iterambere nubwo hari byinshi twagezeho yaba mu mutekano cyangwa se no mu zindi sector, hari byinshi ariko bigikenewe gukorwa. Hari inzira nini tugikeneye kugenda, haracyari urugendo runini. Icyo nshatse kuvuga ni iki, ni uko twese hari ibinyamakuru mbona hano ku mbuga nkoranyambaga usanga bamwe bavuga ati kanaka ni ikigarasha, kanaka yavuze ibi, kanaka yakoze ibi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakavuga ngo mu Rwanda bimeze gutya, ariko ukuri guhari ni ukuhe? Nta muntu n'umwe waba azi aho igihugu cyacu cyaturutse, inzira cyaciyemo, ibibazo bikomeye igihugu cyacu cyanyuzemo, ngo ahagarare arebere aho abandi utwo dutsiko twe bigarasha twishyira hamwe kugira ngo dutuke umukuru w'igihugu, dutuke abaturage, dutuke igihugu, ngo umuntu abe abibona arebera. Nta muntu n'umwe wabyemera, nta n'umuntu wabyihanganira, kuko igihugu cyacu kigeze aho gihagarara ku byo cyemera, gihagarara ku iterambere, ku muturage, gihagarara ku mutekano, gihagarara ku burezi, gihagarara ku bukungu. Dufite byinshi byo gukora ku buryo n'iyo narebye mu zindi sectors cyangwa se mu bindi bikorwa usanga abo bavuga ibyo twarabasize kera. Ahubwo ikibazo baba bafite ikibazo cy'ishyari cyo kutifuza ko u Rwanda rutera imbere. Niba baragize uruhare mu bikorwa bibi by'igihugu cyangwa se mu mateka mabi yegereje igihugu cyacu, kuri jenoside yakorewe abatutsi 1994 bakaba baragizemo uruhare, bakaba babiryozwa, kuki batakwemera kuza ngo bacishwe mu butabera, ababurana baburane, abahamwa n'ibyaha babihanirwe? Icyo ntabwo cyakagombye kuba n'ikibazo. Ikindi, niba hari abantu bari hanze bakaba bavuga ko nko mu Rwanda nta freedom of speech ihari, nta bwisanzure, ubibwirwa n'iki ubivugira ku mbuga nkoranyambaga utari mu Rwanda? Kandi abari mu Rwanda bo bishimiye ubutegetsi buhari, bishimiye ibikorwa babona, bavuga, twese tuvuga, nta muntu n'umwe barabuza kuvuga. Ahubwo wowe ukaba uri hanze ukora propaganda gusa ngo uvuga ngo mu Rwanda ngo nta freedom of speech ihari. Ibyo ntabwo twabikwemerera. Nibyo wumva ba Magashi bavuga bati ntabwo tuzemera ko umuntu yitereka agafata mikoro akavuga nabi ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se akavuga nabi igihugu cyangwa agatuka abaturage, tumwumva, tumurebera, kandi agamije ibikorwa byo gusenya iby'igihugu cyagezeho. Ibyo ntabwo tuzabyemera, ntabwo twabikwemerera. Ibyo ni ibintu biri obvious. Ni nayo mpamvu ubona akenshi hari imbaraga nyinshi zikoreshwa kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kugira umutekano. Harega mujya mwibuka yuko igihugu iyo gitera imbere hari ibindi bihugu cyangwa se abandi bantu baba batabyishimiye. Umusozi nagira mubwire ngo abantu bose bari hanze, yaba baje ari Habyarimana, yaba abandi bahora bakubita agatoki kandi bavuga ngo bazagirira none n'abo Rwanda, icyo gihe cyararangiye. Icyo nakugira inama uri hanze ni ugutaha mu mahoro, ugaca mu buyobozi. Hari inzego zishinzwe gusubiza abantu mu buzima busanzwe, ugaca mu mahugurwa. Niba waragize ibyaha ukorera mu gihugu, ugaca mu nzego z'ubutabera. Niba hari nta byaha wigize ukora, ugasubizwa mu buzima busanzwe, ukabana n'Abanyarwanda,
nawe ukagira uruhare mu kubaka igihugu cyawe, kuko nta n'impamvu yo kwirirwa ubundabunda mu mashyamba uryama mu miferege ufite igihugu cyawe. Rimwe na rimwe muri mwebwe hari n'abantu birirwa bavuga ubusa batanazi n'aho igihugu cyavuye, batanazi n'aho kigeze, ari ukuvuga gusa. Dukeneye yuko rero buri wese yiyumvamo uruhare rwo kumva ko kumenya amateka, kumenya igihugu, gutanga umusanzu mu kubaka igihugu, byose twese biratureba. Tugomba guharanira yuko igihugu cyacu kigomba kuba gihora kiri imbere, igihugu cyacu gihora cyemye, giharanira iterambere ry'umuturage, iterambere ry'ibikorwa remezo, iterambere rusange, kugira ngo tugire igihugu cyacu twifuza, kandi n'abana bacu bazakivukiremo bavuga bati ababyeyi bacu babayeho ari intwari. Murakoze. Ngira ngo mbashishikarize gukomeza gukurikirana Ndi Umunyarwanda TV, gukora subscribe no kutugira inama mu gihe ari ngombwa. Murakoze. Ciao ciao.